Abedi ikinnyi Rayon Sport imaze igihe kirekire yifuza sinzi impamvu byanacecetse kuko amaze igihe atavugwa nta makipe yandi avugwamo ahari wasanga Rayon Sport yaramaze kumvikana nawe ikaba iri gushaka amafaranga. Abedi kuri nimero 8 ya Rayon Sport bimeze gute kuri n'imyanya ubona isa nk'ini yamaze kuzura n'imyanya imaze isa nkaho yamaze kuzura kuri Abedi nk'uko wari ubivuze urebye ni nako kuri nukuvuga ngo ikipe ya Rayon Sport icyo yabanje gukora kugira ngo ise nkaho rwose namureshya kurushaho kwari kumwoherereza draft y'amasezerano cyangwa se kumwoherereza amasezerano nyine kugira ngo abanze anacishemo amaso arebe ibyo byabaye ari iwabo i Bujumbura hariya muri quartier ya Kajaga niho yubatse niho atuye. Amasezerano rero ya Rayon Sport Abedi yamaranye igihe rwose yacishijemo amaso kandi yaranayashimye aravuga ati nta kibazo gihari. Twakubita abantu ndeteza amafaranga zirimo urumva amafaranga yari ariho avugwa miliyoni 25 z'amanyarwanda kuvuga hagati ya 25 na miliyoni 30 aho ngaho agasinya imyaka 2. Icyo gusa Abedi n'abashinzwe kumushakishiriza ama equipe basa nkaho bari banze no kwishyura muri installments cyangwa se mu byiciro. Abakinnyi benshi b'abarundi ntago bikunze kubaho ngira ngo sinzi impamvu ngira ngo niko niyo system baba barakuriyemo yo murundi muvuganye wa muhimbumbi ibyo kumubwira ngo urabona ngo muri 30 nabanywaye 15 ngo nyuma ngo yereyunde ngo nzaguha ndiho ya abayazibariye ibyo ntago babiri abagiye kwimenera amabuye na zahoza amatafari abayarabibaze byose. Navuga rero ko Abedi ku ruhande rwe na agency ye ishinzwe kumushakishiriza ama equipe navuga ko rwose bagikomeje kuba fideli kuri Rayon Sport kuko uranagerageza no gucukumbura ni makuru y'ahantu Abedi ashobora kuba kwerekeza atari muri Rayon ayo makuru ntuyabona. Aravuga bati Abedi rwose ategereje Rayon Sport. Hanyuma rero bavugana rero urumva nubona update gahari bavugana Abedi na Rayon Sport bari bemeranyijwe yuko ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi arizo z'uyu munsi Abedi ari bwakagombye gushyira umukono ku masezerano rwose uyu munsi n'ibitabo uyu munsi 15 bizaba ejo 16 Abedi ngo azaba yamaze kwerekanwa muri equipe ya Rayon Sport. Abareyo nizera ko information muyishimiye cyane hekereza ko ariyo piece of puzzle yabonaga muri ya mediane ya Rayon Sport kuko harimo umwarabu ukina 6 harimo uyu musore uvuye muri Mukura nawe ukina nimero 6 harimo Aimable harimo Tambwe Gloire w'umurundi harimo na Mohamed Cheli nimero 10 urumva haburaga nimero 8 mwiza uri ku rwego rwa Abedi urumva nako barasinye umunsi cyangwa ejo se bane hagati uyu munsi nesho ngo ntibizarenga ko ngo na Coach Rotfi yaravuze ati abakinyi babora mugerageze mu byihutishe kugira ngo natwe mu byukuri tegure Yanga bameze neza tegure hakiri kare equipe yuzuye abayobozi ngo bareho barashyiramo imbaraga baravuga bati nubwo amafaranga wenda twaba twarihaye muri gahunda y'ubururu bwacu yaba ataragera tuzafata amaze kuboneka hanyuma twongere twikoremo tube twishyuye ibindi bizakomeza ariko amaze kwagera. Hanyuma abakinyi b'abarundi reka tubijyane kuko hari abakinyi b'abarundi babana bibazaga igihe bazagera mu myitozo ya Rayon Sport ku munsi w'ejo ndi kuri pasi tunakomereza kuri rutayizamu ko wambwiraga ko Rayon ibya rutayizamu bitarangiriye kuri Shabibo gusa harundi bifuza ukomereza utubwira rutayizamu undi Rayon Sport ishobora kuba irimo gusibla araza ryari ninda raturuka yego ubwo navuga kuri abo bakinyi b'abarundi ndi kuri yo Patient nyuma yo kubona ko Drissa Kuyate uyu muzamu kipe Rayon Sport uretse gusinyisha urwego rwe ruri hasi babaye bahamagaye ndi kuri yo Patient kugira ngo yihutaze mu myitozo kugira ngo bashobora no kumusezera ngo bashobora no kumuha amafaranga kigenda baramusezera $10,000 ngo by'idolari gose ubwo rero mu gihe ataraboneka undi muzamu umutoza arashaka ko abari kureba ndi kuri yo Patient ko wenda yaba ari wari gukoresha mu gihe undi muzamu yabaza niyo mpamvu bamuhamagaye bahita banamuha amafaranga bari bamubereyemo ngo ni imishari y'amezi 2 niba nibuka neza yanazanye kandi na Ndayishimiye Richard bivuga ko mu gihe ataguzwe undi nimero 6 uri Richard uzayitera 6 mu gihe hataraboneka undi wanyaba hagati ya Richard na Aimable niho umutoza azareba nyine uri ku rwego rwiza ariko Richard ku myitozo yakoze ku munsi w'ejo ko bakinye na Deka kurekora pe
harabura Paple ni gutaragira mu myitozo niyo mukinnyi w'umurundi utaragaruka. Hanyuma ku bandi bakinnyi bataraza kuko Paple bwana waza bahanganira umwanya na Chelsea na Chelsea kubona bizagorana kwira icumi rya Rayon Sport ba Bedi bahari ba Chelsea bahari bizabigoye cyane. Uzira mu peti ngo ni Tony Kitoga ntabwo arasinya ngo nabonye bose abarusha ibyo biracyagoye cyane Tony Kitoga. Hanyuma undi mukinnyi waje ku munsi w'ejo ni Aziz Bassane Kulanya ejo yakoze imyitozo Bassane arihuta cyane uruhande rw'ibumoso imbere nta muntu bahanganye kuko umupira ari gutera kuri uruhande ngo umutoza ejo yashyizeho vimu bagiye gukorera sport ifite ba Adama Bagayogo no bafite tagiye gukorera gatangiye ko umu grand joueur agakira umwana nagakira umugame Adama kabisa nayo ngari hejuru cyane ubwo ariko na Rutanga cyakomeje imyitozo mw'abantu mwe mutazabona sinye mukajya ngo nitwabivuze Rutanga muri imyitozo umutoza rwose ngari no kumushyira muri kipe ya mbere Omborenga se kwa sinya APR byose birashoboka ni bangana se barangana n'imyaka imwe agashoka none se Rutanga Omborenga sinyatire Rutanga agende mu bantu bakivuga ko itazaba ari imyitozo nk'umuntu wayikiniye imyitozo Rutanga ari gukora mu bakinnyi bategerejwe rero barimo Yusudianye utaragira mu myitozo ndetse na Nsabimana Aimable n'abakinnyi babiri bagifite amasezerano Rayon Sport yifuza gukomezanya nabo Yusudianye na Aimable Nsabimana ukishyura miliyoni 5 ariko umutoza rwose yasabye ko bamwihutisha akaza agakora mu gihe kandi tusoza kuri aba bakinnyi Asana na Innocent muri aba bakinnyi Irene yavugaga bagomba kuba bari muri Muhanga Asana agomba kuba ari kumwe na Gatera arajya muri Muhanga Asana baramwataka tugutize nawe aravuga nta kibazo no muri ari n'amahirwe rero ko ashobora kwitara muhaye kwigaragaza ashobora kuzabonera muri equipe ya AS Muhanga wa mugana nabonye n'ahana kina atari kuri pressure ikomeye cyane ufite umutoza bumvikana akora ibintu byatuje akaba yagaragaza urwego ruri hejuru mu by'ukuri bwo Asana arajya muri Muhanga hanyuma na ba Mutebi yego hari umuntu ngiye wanyandikiye message wo muri Reyo kugira ngo mvuge ukuntu bikomeye yemeye yayima mu cyongereza yambwiye ngo Rayon Sport will buy another striker. Rayon Sport iragura undi mwataka bivuze ngo ntabwo yavuye ku isoko ry'abataka si birashoboka ntabwo yavuyeyo Foronganye azagaruka Foronganye Beramahire Shabibo bakongeraho n'undi cyane bakaba bane irashaka abataka bane irashaka amatsinda rero babiri bazajya babanzamo na babiri bazajya basimbura wow niyo politike y'umutoza umunyarwanda se n'umunyamahanga ntabwo ari umunyarwanda kuko bararebye basanga nta hari umukinnyi umwatakamo wo mu Rwanda hari gukuraho amafaranga urumva hari umukinnyi ku munsi w'ejo wakoze imyitozo abantu baza kureba imyitozo yawe ku munsi w'ejo nubwo yari awiklo ariko mfite y'intasi zanjye zamushushanyirije zampaye na video yo gukora imyitozo niwe mukinnyi muremure wari imyitozo ku munsi w'ejo bose yarabasumbaga pe ajya kungana koresha na Prince Rudasingwa barareshya ariko we amurusha ibigango we n'umusore urubango fata ukuntu Hussein Eto areshya uramubona Habimana Hussein ubona ukuntu angana mu bigango mu byimbo umuhe noneho uburebure bwa Rudasingwa Prince niko umwataka areshya ni muremure pe urumva uyu mwataka ejo yakoze imyitozo yambaye nimero 23 ngo ndagira ngo abantu baze kumureba banamumenye yitwa Jonathan Ngono ariko mwabantu mwe Jonathan Ngono namushatse no mu Cameroon nibaza ngo yakinnye he no n'icyo muri Cameroon urumva ndaheba pe Rashid Jonathan Ngono ejo yakoze imyitozo full yuzuye urabona ko uyu mutoza akeneye wa mwataka bita mutagetman wa mwataka nyine w'ibigango ugenda akaba yakinana kuko muri match amikari bakinnye ku munsi wo kwa gatandatu iminota ya mbere babanje kwikina uyu nguyu Shabibo ari kumwe na Abedi ariko nyine wabonaga batari guhuza cyane kuko bose n'abataka bakora amamuvomo rero akeneye wa mwataka uzajya ugumya arangaza aba defense noneho uyundi we agakora amamuvomo nka kuriya Diarra yabikoraga nka Kasigi nawe rero n'uwo mwataka noneho rero umva dusoza gato kuri Rayon Sport update Ngono rero barambwira ko ntabwo ari mwataka wundi ugiye gutasinya ariko ari mu bataka batekereza ko bavana mu basinyisha bari migerageza akapdate kavuye muri Reyo rero kandi kuri ayo makuru ngo hasigaye abakinnyi batatu nimero 6 Perezida Tadeyo agiye kwigurira ukomeye cyane wakinaga Champions League
Tadeyo urumva detaye hano nimero 11 ushobora gukina kuruwari yose muri systeme y'umutoza kuko akina defense A3 wing back urumva uwo nawe ngo arahari undi rutayizamu ugomba kuzafatanya na Shabibo kuko ejo mu nama twasanze tutakwizera neza igaruka rya Forunganye igihe azagarukira muri forum. Exactly. Umuzamu kwizera nawe uyu munsi araganira n'ubuyobozi. Kwizera Olivier Gishweka. Uyu ni umuntu wa ndani muri Rayon ndani muri bya byumba by'abayobozi. Ntago ari amakuru y'abamotari. Ntago yazanye n'abandi barundi wazaze ejo kuwa gatatu nibwo azakora imyitozo. Harimo abakinnyi b'abanyamahanga bazatizwa ndetse harimo n'abazasezererwa vuba. Iyo ni update ya Rayon Sport. Hanyuma Dugase